iyi igira reverse. Shyamo revanse turebe. Urabona iyi reverse yayo. Igira na revanse. Igira na reverse. Noneho no kuvuga ikaze kuri channel yacu ya Kenji TV nk'ibisanzwe. Uyu munsi aka kanya n'amasegonda tugiye kubereka ukuntu moto z'amashanyarazi zitwarwa. Ndatekereza namwe mubyibaza kandi mugiye kubisubizwa guhera uyu munota. Ntekereza ko murata mubimenya, ni ibintu byoroshye. Rero reka tugende tubyige. Murakoze. Umeze muvandi? Hari ikibazo tujya twibaza. Tujya tubona moto z'amashanyarazi ziri kugenda, ndabona ari nayo uriho, tukibaza tuti se zo zitwarwa gute? Hari ntago turamenya ngo zitwarwa gute, zigenda gute, ese kuzitwara biragoye? Izi moto ntago zigora kuzitwara, bisaba nyine kuba uzi aya mabuto ikintu akora. Ubu ngubu iyi buto iyi ngiyi iraha ni parikingi. Iyo ukanze gutya uba ukuyemo parikingi, urabibona ko parikingi ivuyemo. Iyo ukanze gutya ngiyi pa ya parikingi, noneho ugakanda moto. Iyo ukuyemo parikingi uba ugiye gutwara. Noneho feri z'iyi moto ziba hano mu mahembe. Noneho ubu ngubu iyi moto ntabwo igoye cyane kuyitwara. Vitesi zayo ni izi ngizi. Iyi ngiyi ni vitesi ya mbere, urayibona ko ari rimwe. Iyi ngiyi ni vitesi ya kabiri, urabona ko ari vitesi ya kabiri. Iyi ni vitesi ya gatatu. Iyi moto ntabwo iruhije cyane rero kuyitwara, ngira ngo wanayijyaho tukumva ukuntu imeze nko gutwara. Ubwo aho gushyiriramo vitesi ni hehe? Ni iyihe buto? Gushyiramo vitesi ni buto y'inyuma ya parikingi gutya. Ubu nshyizemo vitesi ya mbere, vitesi ya kabiri, vitesi ya gatatu. Ese ku muntu usanze izimije ubwo yamenya heraye? Wenda asa nk'uyizimye duhereze. Ibimeze uku nguku yijimije. Noneho ndayicanye. Ubwo ni kontako kazi. Ni ukuvuga ngo hahita hazamo parikingi ukicana. Ngiyi parikingi irimo umuvuduko, urabona ko ari 0 nta kibazo. Iyo nkanze gutya iyi buto yaha ihita ivamo parikingi, ikahita nkaba niteguye gutwara. Ubu natwara bigakunda, nta kibazo rwose. Ubwo umuntu ahagurukira muri vitesi ya kangahe? Oya nta kibazo, vitesi yose wahagurukiramo na gatatu washyiramo ugahaguruka. Ni ukuvuga ngo vitesi zayo ukuntu zikora: vitesi ya mbere iba ifite umuvuduko wa 39, vitesi ya kabiri ikagira umuvuduko wa 59, vitesi ya gatatu yoyo igera kuri 85, ntabwo igiharenga. Niwo umuvuduko wa nyuma iyi moto ifata iyo uri kugenda wihuta cyane. Ni ukuvuga ngo mu bijyanye n'umuvuduko ni vitesi ugenda ushyiramo. Niba ushyizemo gatatu uba uzi ko ugiye kwihuta cyane. Ni ukuvuga ngo iyo ushyizemo vitesi yayo nta amburiyaje igira, uyishyiramo gusa nta bintu ngo bya amburiyaje nk'isanzwe dusanzwe tuzi twebwe. Ni ukuvuga ngo itwarwa mu maboko gusa? Itwarirwa mu maboko gusa rwose. Iyi ngiyi ntabwo iruhije. Kurya zimwe za esansi ziba zifite amaferi ku birenge, se izi ku birenge nta kintu izigira? Ngira ngo urabibona nta kintu kiriho, na feri y'ikirenge igira. Feri zayo naho gukandagira gusa. Aha naho gukandagira gusa. Feri zayo ngizi hano izi ngizi. Iyi ngiyi kuri moto ya vitesi izwi nka feri y'imbere, nta amburiyaje. Izi rero iyi ni feri y'inyuma y'iyi moto. Iyi ngiyi ni feri y'imbere y'iyi moto. Ni ukuvuga ngo iburyo ni feri y'imbere, ibumoso ni feri y'inyuma. Okay. Ni ukuvuga ngo ubwo vitesi iyo washyiramo yose urahaguruka. Moto irahaguruka nta kibazo. Siko bitanagoye. Ntabwo iyi moto bigoye cyane rwose. Umuntu ari ubwa mbere se ashobora kuyijyaho akahita abikora akahita agenda? Wabikora, ariko biba byiza iyo ubifitiye uruhushya rwo gutwara moto, nibwo bikorohera. Ni ukuvuga ngo iyo ufite perime, iyi ngiyi ni ukuyihugura amasegonda make uhita uyimenya. Ntabwo bikurushya usanzwe uzi indi. Ni utu tubuto twonyine wiga, nabwo ni ukubikwereka. Iyo usanzwe uzi moto uhita ugenda rwose nta kibazo. Ubu se utu tubuto tundi ndi kubona two? Ni ukuvuga ngo iri ni ihoni. Iyi ngiyi aka k'imbere k'ihoni ni reverse. Ningakanda ndasubira inyuma, iyi igira reverse. Shyamo revanse turebe. Urabona iyi ni reverse yayo. Igira na revanse. Noneho no kuvuga ngo ahangaha ningira iyi buto yaha ni itara. Gutya ni rirerire, iri gufi ni gutya.
izi buto zo ni amatara amaremare n'ayahe? ni ukuvuga ngo itara rirerire ni iri ririmo gutya, iri ni rirerire, iri ngiri ni itara rigufiya. hanyuma aha handi hejuru yaho ya parikingi, aha hejuru yaho ni itara, urabona iyo ndijimije aha niho ndicana nkabona gushyiramo irirerire. aha ni ukuryatsa, hariya ni ukumenya ngo nshyizemo irirerire n'irigufi. nta kindi kintu wavuga ngo umuntu yamenya kuri zino moto? Shayewana nta kindi, ni ukuvuga ngo iyo ugiye kwitwara ushaka kuba umushoferi w'iyi moto, ikintu cya mbere ucungarwa nacyo ahangaha haba harimo amavuta atuma ino feri ifata. ni ukuvuga ngo aya mavuta niba ugomba gucunganwa nayo ko atashize. Iyo yashize iyi moto ntabwo ijya igira feri, ariko nk'umuntu usanzwe utwara moto uhita ubyumva. ni ukuvuga ngo iyi feri y'iyi moto iyo uyifashe ni igihura. ubu ngubu harimo umwanya, harimo distance, bivuze ngo iyi moto ifite feri. nka kure kagafataho hano ku mahembe, amavuta mo hano yaba yashizemo, ubwo natagenda bakongeramo andi mavuta mo hano, ikongera igafata gutya. Okay, nuvuga ngo abo zijya zibura na feri n'uburangare bwabo. Uburangare bwabo ntago ari ikibazo cya moto. ni ukuvuga ngo we ntago amenya ngo moto ikoreshwa gute, amavuta mano yashizemo, ntago ujya upfundura ngo urebemo. ni ukuvuga ngo iyo ufashe feri gutya urabibona, iyo harimo distance gutya, nk'ubu nayifashe feri yose nta kibazo, haba harimo distance. binyereka rero ko mo hano harimo amavuta, nta kibazo rwose moto ifite. Okay, ni ukuvuga ngo abazitinya se cyangwa se abatinya no kuzitega bababwira iki? Shayewana izi moto ni ukuvuga ngo nyine hari abantu dufite bakunda kuzitega, n'abo dufite atayicaraho aho ushaka iya esanse. nyine iyi moto nta kibazo iteje rwose, kuko nyitwaye igihe kinini. kuvuga ngo yica abantu, kuba yakica umuntu ni uburangare bw'umuntu aba yagize bwo kutayikoresha, kandi moto yose utayikoresheje yakwica cyane. moto zose rero ni zimwe rwose, kandi cyane ko izi ngizi ari nazo leta ikeneye. Nizo nta kwangiza ikirere wapi rwose. izi ngizi nta bintu byo kwangiza ikirere, ni electricity dukoresha yonyine. Ewana kabisa, turanezerewe tumenye byinshi kuri zino moto. abajyaga bibaza icyo kibazo ngo ese zitwarwa gute, ntekereza ko basubijwe. rero mbonye nta nubwo bigoye. ese ubwo wowe wayize mu gihe kingana iki? njye nuvuga ngo iyi moto njya kuyitwara ntabwo nigeze nyiga, baranyeretse uko bikora gutya, ntabwo ni nka moto isanzwe. wowe ikintu wibuka ko feri zaba zibamo hano zitaba ku birenge, kandi n'ibintu bisanzwe feri yayo rwose. gusa iyo ukiyitwara bwa mbere uba utaramenya gukoresha ino feri, wayifata ukazaza uyifatira rimwe umuntu agasa nk'ukugwaho nyine, ariko iyo ugenda umenyera gukoresha iyi feri, uvuga ngo moto noneho ukazaza uyikontorora nta kibazo rwose. ntago byarenze umunsi umwe moto uba wayimenye nta kibazo rwose. ni ukuvuga ngo igihe byagusabye ni igihe gito cyane? ni igihe gito cyane, nk'amasaha. Okay, ndumva bitanagoye kandi ni na byiza. buriya iyo turi kugendana n'iterambere nta kintu twicuza, kuko izi moto ziri kugendana n'iterambere, nizo zigezweho. kandi icyiza cyazo ntizangiza ikirere, kandi ikindi cyiza cyazo zirusha inyungu iya esanse. zirusha inyungu ya esanse ku muntu uyikoresha abayizi. kereka kuba umuntu we adashaka kwitwara, gusa iyi moto irusha inyungu ya esanse, kuko nta batiri tuyigura 1200. moto ya esanse ahantu igeze turahazi twese. hejuru yayo, kandi ubona no kuyikoresha iyi ngiyi umuriro utinda gushira, ntabwo ari kimwe na esanse. na kabisa. nabashimira rero kuba munemeye ko tuganira, kuko nabyo ni iby'igiciro rwose. murakoze namwe. murakoze, bye bye.